bugufi nkubwire ngikigarure ureba ngo twe tuyabaha ngamaze ububaka ariko tuyabaha imodoka bagenda muri twe tuzibagurira ko mwana wanjye ngo nta kabuza ngo mwana wanjye nta kibazo ngo natwe tuzayaguha ngariko mwumva ibintu bitatu mutazigera ukora mwana wanjye umva ikintu kiri kuvuga gutyo mu gikapu kirambwira uzirinde kurya inyama z'ingurube kabiri ntuzavuga wowe yakuye gatatu ntuzayatangeho uzirinde kugira impuhwe n'ubuntu mwana wanjye ibi bintu ni ibyawe ibi bintu uzabikoreshe neza ibi bintu uzatera imbere tuzacuruze uzunguka tuzagushyigikira ujye wibera mu buzima bwiza ubuzima buryoshye wibere mu isi ujye ukora ku buryo tukubona tubone kuri uwacu ujye ujya ahantu dukunze kukubona ujye ugendera mu kabari tubakubone ibintu nk'ibyo numva ubwoba buranyuzuye kirambwira tihaguruka nonaha ugenda unzanire itabi ikibiriti na buji hari mu saa sita z'ijoro nibaza ahantu itabi ndi buri kure kibwira abo bantu bose ngo nibahaguruke bamperekeze tuba turagiye turahaguruka igikapu tugisigaho twese turagenda tuzamuka banganiriza umusore wa Kimironko ambwira uburyo bamuhaye miliyoni 7 abwira uburyo aho yari ahasize nayo ngo baganire n'uwo musaza twaganiraga aho yari ahasize nk'indobo irimo amazi uwo mugabo wanzanye we yari yamubwiye ngo yitwaze indobo urumva bambwiye nza n'igikapu we baramubwiye nza n'akadobo karimo amazi ngo icyo jwi riramubwira ngo nagenda ashaka inyama z'ihene ngagiye kuzizana yagarutse ngasanga ya ndobo ngo yuzemo amafaranga ngizo miliyoni 7 za mbere nuko yazibonyemo inyama z'ihene nizo bamutumye ngagaruka wasanga ya ndobo yuzuye amafaranga miliyoni 7 bamuhaye bwa mbere dusamuka tuganira twibaza uburyo ngiye biri bugende turazamuka dusanga botike yose yafunze ko bwari bwije dusanga umugabo umwe ugiye gufunga turamwinginga arafungura amuhereza itabi nabyibuka kwa dupesi dutatu duhana ikibiriti na bushi turagaruka muri bya shyamba turongera turacira ngo turinjiye aho tujya no gusohoka twangiye kwirenza amashawe ngo turasohotse nta majeste babere kunkoresha turabikora dusubiyo dusanga cya gikapu cyanjye kumwe nari nsize mbisabye nzanye ikibiriti buji n'itabi sanga cyuzuye amafaranga kuva hasi kugera hejuru miliyoni 12 ko nazisabye amafaranga nyabonye none numva nusize n'imbaraga zidasanzwe rwose umunezero uba wose numva ndishimye igikapu cyanjye sanga cyuzuye amafaranga itabi n'ikibiriti na buji barambwira ijyajwi iragaruka ngo nimbirambike hejuru y'igikapu hejuru y'amafaranga mbirambikaho biramanuka biradogera mu mafaranga itabi rinda rimanuka nta muntu bikozeho sinzi imbaraga zari manuye bisa nabirambitse hejuru y'amafaranga byo biradogera biramanuka sinzi ho byagiye ibyo bitabi n'ibibiriti bo birangira sasa batangiye kunkoresha imihango barangwa ngo kiraho ikiganza cy'iburyo hejuru y'amafaranga fata ikiganza cyanjye kiri hejuru y'inote bakajya bambwira amagambo mvuga kuri singiye kubeshyana imbere y'Imana byarananiye kuko byari bikomeye amatiri mari compliqué cyane ntazi ndimi ntazi nkabivuga nkagenda nsubiramo bikananira birangira ibyo session irangiye bamwe ati shyiramo n'ikiganza cy'ibumoso nacyo nshyiramo ndavuga birangira ko ari nko kurahira ngo sinzi ibyo bintu imihango bari kunkoresha imihango ki birangira bambaje ako kanya ngo nonaha guhamagaye wadusanga ikuzimu niko kantu kandi ubwoba konyine ngiye gusubiza mitanone ku mutwe ngiye kubona ku kanya mbita mbona ishusho ifoto y'abantu babiri hari umwana twabanaga muri ghetto yari umwadeperi akuriye yari umwadeperi we akuriye groupe yo kuramya no guhimbaza bitaga Shiro Worship Team yo muri Kiye ubwo abantu bahise bamumenya amazina yese ngombwa cyane ariko ubwo nk'abantu baciye hari abahise babyumva kuri promotion ya 2015 2016 2017 twarabanaga umusore mbona ifoto yari kurira hari undi musore nawe yarakuriye irindi torero bita Association Vista Agemer yari aba methodiste mu kigo muri Kiye nawe yari wicyango gutuziranye twariganye mu gafunzo hamwe nize muri Esiga mbona nawe ari kurira icyo cyarambaje ngo akakanye tugwamagaye wadusanga ikuzimu numva ngize ubwo bangiye gusubiza mitanone ku mutwe muri foto abantu babiri bari kurira bitamera nk'ukangutse ati oya ati kubera iki
hari abantu batwara ibintu byabo atari ibintu byabo natwaye muwe mumbabariye mbanze mbibasubiza ko nabonaga abasore bari kurira mpita mbona ko ari ikibazo gikomeye mbakoreye mbona bagiye bari ibintu nabatwaye mpita nsubiza ngende kuri iyo foto mbonye niryo yerekwa rya mbere nagize shimira mwuka wera ko yatangiye kunyigaragariza ku kanya ndi muri ibyo bintu ndimo ndavugana n'abamyuka mibi birangira nsubije gutyo birangira icyo kijwe kimwe ngo nta kibazo mwana wanjye ngo nta kibazo ngo n'ubundi gihe kizagira ngo uzaza ndavuga ati nta kibazo birangira rero sasa Imana itangiye kunyigaragariza mu buryo budasanzwe biciye muri icyo kimenyetso cya mbere barambwira ngo uhari amafaranga make ufite hano tuvange ishaya ngaya abone gukora kuko ni imihango yabo isanzwe ibyo bifaranga byabo ntibabikora ubisanga ushyire mandi yacu asanzwe dukoresha mu buzima bwo hanze bigahita byisanisha nayo byose bikaba amafaranga asanzwe mu yandi magambo ni nka fotokopiyeze kuri ufata urupapuro rwanditseho musare zitanditseho zandi zose zitanditseho zigahita zifata message iri kuri rwa rundi rwanditseho nabo ni nkuko bigenda muri make tugenekereje usanga ushyiramo inote y'amafaranga asanzwe bya bintu byose bigahita byimultiplier mu ayo mafaranga ukizemo numva nta mafaranga nsigaranye na tike ntaho nayo mfite nena nzingo yanyijeje ngo ndahita nyacyura numva ari ibintu bikomeye ari ibintu banyijeje ko ndi buyacyure nzingo ngiyiwe mu rugo nari niraye nta mafaranga nazanye biranyazo ati nta mafaranga mfite nonaha yo kuyavangisha barambwira ati ntabwo ari ikiguzi ni gahunda niko bikorwa bisaba dushyirira amandi tukavanga bikahita bigira image yayo ukajyana imari yawe birangira nyabuze ariyo ntambwe ya mbere Imana yakoresheje ijya gukiza ubugingo n'ubuzima bwanjye birangira bambwiye ngo ejo cyo cyari kwa gatandatu tariki 28 kuko byatangiye kuri 27 ariko kwa gatano nawe babwiye turi mu kabari bamba gahunda ya mu gitondo ari undi munsi wo kwa gatandatu urumva naye ndi muri deal iryo joro ryo kwa gatandatu bamba undi munsi ngo ejo bwari bavuze ku cyumweru ku tariki 29 ejo nk'iyi saha saa 7 z'ijoro uzagaruke kikapu cyawe kirasigarana mwaya mafaranga uzagaruke kiza amafaranga uzana tuyavange ubundi twari mari yawe nuko rero Imana yankijije birangira amafaranga yacyuye ariko naye nayabonye yazamutse birangira mbuze tike insubizayo ndavuga ati ndataha gute mbwira umugabo ati ndamwongorera ibintu uri wanyijije ko nenze ko ndi bubicyure naje niraye nze na tike nzanye gusa ndataha niki birangira bwiye icyo kijwe ati mubyeyi wadufashije ukamaho makeya yo gutega no gukoresha muri iri joro ibindi akazabitwara ejo icyo kijwe kirambwira ngo narebe ngo inote nto yirimo nga yimpe abari yo nkoresha nka tike ntahe umugabo arebamo note nto yarayibona akajyabona ni 5 urumva birebesha amaso ubona gara amafaranga ariko kugira ngo be active bisigasaba gushyiramo andi yacu dukoresha mu buzima bwo hanze make yo kuvanga birangira sasa abuzi note nto yakajyabona ni note nini gusa kiramubwira ngo niba wayibuze kora mutareba random muri uhita umuhereza ahaguruka agende akoramo gutya arampereza ndebye mbona ni 2 nyamara wareba yabonaga ari note nini gusa ariko yakuyemo gutya arampereza mbona ni note ya 2 nuko twavuye aho ngaho ntayacyuye igikapu ngisigaho kirimo amafaranga turagenda birangira ro bampaye ibyo 2 ndataha inzira Imana acishijemo ibohora ubuzima bwanjye inzira Imana bicishemo kugira ngo ndakorana nabo ntazakomeza gukorana nabo nazimenye bukeye bwa kuwo munsi w'icyumweru umusore tubana bwa mbere yararyamye ko nasanze baryanye mu iryo joro agiye kujya mu yereko cyangwa se kurota zari inzozi zisanzwe ariko nago zari zisanzwe agiye kurota ngarota abona aryamanye n'ingurube ngo yumva ijwi riramubwiye ngo umuntu amuhinkorera amubwira ngo kubita ngagiye gukubita ngabona ninjye uryamye n'uwo mugenzi wanjye twabo twabanaga turi 3 arongera araryama arasinzira indi nshuro ya 2 arongera ngabona udusimba twinshi muri supanete tuzengurukamo ngabona n'ikigurube baryamanye ngo wa muntu wambaye ibintu by'umwera muhereza inkoni ariko bwa mbere agiye gukubita naye nese mbyuka kuko mbona umusore ari kuzamuka avuga indimi agiye kumfata mu ijosi duhuza amaso arongera araryama indi nshuro ya 2 none azamuka n'imbaraga zidasanzwe agiye kuniga duhita duhuza amaso bitancana itara abona ninjye arongera araryama buke mu izana ati nukuvuga ngo ubwo wowe waratashye ukimara kugira atangira kurota izo nzozi twageze mu rugo ndyamye watangira kurota ibyo bintu umuvandimwe turyamanye abimbwira mu gitondo sasa ndagira mbabwire ngo inshuti bakunzi b'Imana
Imana cyangwa se umwuka wera ntago ajya bangikiranwa n'ibigirwamana. Ahantu hose ari umuntu w'Imana uri mu mwuka wera, ntabwo ahantu harimo umuntu urimo abadayimoni yamucika. Imana ishakira inzira igakiza umuntu wayo. Imana itikora selection, umuntu uri mu mwuka w'Imana akagaragara, utari mu mwuka w'Imana nayo ikamutamaza kandi ikamwandarika ikamuta ku musozi. Icyo gihe umusore Imana yasimu imbaraga zidasanzwe itangira kumuhishurira ariko mu buryo bw'inzozi, kandi izo mpano ntazo arasanzwe agira. Bucye yarabimbwira ati narose ibintu bidasanzwe mu buzima bwanjye, nabonye umuntu wambaye ibintu by'umwera minkoni, mbona ndyamenye n'ingurube, arambwira ngo ninkubite ngiye gukubita mbona nimwe, birarangira biza kugaruka bwa kabiri, cyakora ubwo busimba bwo bwaje kugenda mbona buragurutse buragenda, uwo muntu yabunkubitiye buragenda. Numva ngize ubwoba umusore ambwiye ibyo bintu, ariko bari bambujije kubivuga, numva bari bamwe kugira ibanga. Ntumva ijoro rimwe ntago nari kunanirwa mbite mba faible ngo mbite mwimeneramo mubwira ibyo narayemo naho nari mvuye, ntarabona imari yanjye. Birangira ibyo bintu mbyumvishe mbe agaciro, ariko numva bitambuza mission ifitiye. Birangira sasa ndimo ndagenda, Imana iza gukoresha umuntu, wa musore nawe nabonye ari kurira, wari kuri aba Methodiste AGMR, aza kumpamagara, yanyoreje message, aza kumpamagara. Yahise atangira kugira amagereko akomeye cyane, akomeye kuri nge, ariko ntabyemere. Arampamagara ndamukupa, nyoreje message sinayisura, ngo igihungu usanga hari ibindi bintu agiye kumvangiramo, kuko nenze kasenga kandi ndari gukunda abantu basenga mu minsi muri iyo periode. Nanone birangira sasa ashatse ku ngufu, aza kumpiga. Imana yamweje ngo ararantu biti Kabuga agiye gusengera abarwayi, abarazamutse araje, rambura ati Kasitari biti ni byiza, amakuru ni meza, ibintu ndi kubona ni ibiki, tibimeze biteze. Tugende kubona uri ahantu ku musozi kwirimbi, nkajya mbona uri kuvugana n'amagufa, nkajya mbona bari kugutambika bagwakara uri karimo amaraso ukanywa. Ya magambo navugaga nashyizemo ikiganza cy'uburyo n'ikimoso n'urumoso, ni ibintu bari kunkoresha ndi kwakira. Ibyo navugaga n'ibintu yabaga ndi kunywa, ibyo nakoraga nibyo nabaga nakira. Imana yimuhishuriye neza deeply, akajya bona ngo ndi kunywa amaraso, ndi kurya ibintu by'ibyatsi, ibintu nk'ibyo. Numva umusore wagira ngo ibyo arabimenye neza, numva yagiye kubivumbura. Ndamureka, ndavuga ati wapi ndigendera. Sinshura kabiri umunsi umwe, umusore byara yarose. Inshuro ya kabiri ntambwiye uwo muntu ibintu ari kwerekwa kuri nge, kandi ibintu byo kwerekwa sinari mbimenyereye. Rubana ngira umukatolike, nta mbaraga nta experience mbifitemo, nta kundana nabo, ndasengana nabo, mbica amazi. Ikintu cya gatatu kuwo munsi byari bigeze saa 12 ndi gushakisha amafaranga bujyane yo kuvanga. Mushiki wanjye namubwiye n'ubundi ari kuyanshakira, agiye kuyanyoherereza. Arambwira ngo harya nakubwiye ibintu byabaye mu rugo. Navuga ati oya, uyu munsi haje inyoni nini y'inuma nini cyane. Bagiye kubona bona yikubise mu kirahure cya shamburu ryamamo, ihita yikubita hasi irasesera, ihita iryama igwa imbere y'igitanda cyahurara ipfi dasambye. Umva ngize ubwoba, tisubiramo ibintu mbwiye. Ati uyu munsi mu rugo haje inyoni nini y'inuma. Umaze ku cyumweru kimezo cyambere umusore abimbwiye turyamenye mbica amazi. Uwo wa kabiri uri kumbwira ngo ibintu ari kwereka nawe mbiciye amazi. Uwo wa gatatu urambwira ari mu rugo mvuka kabisa background, tuvuka na umukatoliki wacu kwivuko. Numva ngize ubwambwe ngo inyoni y'inuma yapfuye ngo igwa imbere y'igitanda cyanjye ipfira sambye.